Yesu ashimwe mwene data, reka twumvire hamwe ijambo ry'Imana. Nashaka kubwira ngo Imana igiye kugushyiraho umwuka wayo kugira ngo ukore imirimo. Imana igiye kugushyiraho umwuka wayo kugira ngo uyivuge. Imana igiye kugushyiraho umwuka wayo kugira ngo uyikore. Imana yaduhaye imbaraga, ubutwari n'ubushobozi bwo gusengera abantu, uburwayi, kwirukana imbaraga mbi z'umwijima. Imana yaduhaye ubushobozi, ariko mbere y'uko ibiduha yamanje kuduha umwana wayo ari we Yesu Kristo kugira ngo aze mu isi atubanzirize. Hano ijambo icyo riri kutubwira ari kuvuga ngo umugaragu w'Uwiteka, ni muri Yesaya ibice 42 were ku murongo wa mbere kuvuga ngo dore umugaragu wanjye ndamiye, uwo natoranije umutima wanjye ukamwishimira, mushyizeho umwuka wanjye. Uwo ni Yesu Imana yari yishimira, niba Imana ikunda. Kandi amaze kujya mu mazi menshi, amaze kubatizwa, umwuka wera amaze kumumanukiraho, Imana yaravuze ngo dore umwana wanjye nkunda nkamwishimira, nimumwubahe. Iyo wubashye Kristo ubona amahoro, ubona ubugingo, kandi ni ukurugendera muri we ukiranutse nuko nawe akiranuka. Dore uwo mugaragu ndamiye, uwo natoranije umutima wanjye ukamwishimira, mushyizeho umwuka wanjye. Ni Yesu. Yesu afite umwuka mwiza, umwuka wa Kristo ukiza indwara, ubohora imbohe, urengera abarengana, ukanarengana. Uwo mwuka rero natwe niwe dukwiriye kugira. Imana iwuduhe, nawe Imana iwuguhe. Ugira umwuka mwiza, umwuka wera ukwemeza ko wakoze amakosa ugaca bugufi, ukwemeza ko ukwiriye kubana n'abantu bose. Cyabikoze ku cyonzi cyo ntabwo tuzemerwa, ariko Imana izatwemeza. Icya mbere cyo, iyi ndwara ikize wamusengera, baravuga ngo si Imana ahubwo muri zindi imbaraga. Ntabwo imbaraga mbi zikiza, ahubwo zirangiza, zirica. Ariko imbaraga z'umwuka wera ziva ku Mana zikiza indwara, zirenganura abarengana, zikabohora. Nawe rero Imana igushizeho umwuka wayo kugira ngo ugende ukora umurimo w'Imana. Uzazanira abanyamahanga gukiranuka, uzatuma abantu bakiranuka, uzatuma abantu bagira umugisha, uzatuma abantu bahirwa, uzatuma abantu bagubwa neza, uzatuma abantu barya mu mahoro, uzatuma abantu bagira akazi bagiye gukora. Tubwirije abantu kugira ngo bajye gushaka akazi, ibyo tuzi tukabibahaho. Niba ari umucuruzi agacuruza, niba yashobora gukora akazi k'ubwubatsi akabikora, niba yashobora gukora umushinga w'ubworozi cyangwa ubuhinzi akabikora. Ariko nitubwira abantu ngo basenge ariko nta mishinga, ni ukuvuga ngo icyo umwuka akwiriye gukora ntikizaba cyagezweho. Niyo mpamvu rero icyo Imana idushaka ari cyo ngicyo, ngo tuzazanira abanyamahanga gukiranuka. Ntabwo washobora gukiranuka udafite icyo ukiranukamo, udafite icyo ukora kikwemereza gukiranuka. Ngira ngo mu nzu y'Imana iyo tugiye gusenga tugenda twitwaje icyo turi bukiranukemo ku Mana. Imana yarakurinze, uravuga ati ngiye gushima. Imana yarakurwaniriye, ngiye gushima. Imana yagukije ya ndwara baragusenge, ugiye gushima. Imana yarakurinze mu nzira zawe zose, mu ngendo wagenze ukagenda ugiye gushima. Ariko gukiranuka kwawe kukabona, kukagaragara. Ariko iyo utabikoze gukiranuka kwawe ntikugaragara. Niyo mpamvu rero Imana igiye kukuzanira mwuka wera kugira ngo ubone uko ukiranuka nk'uko na Kristo akigera mu isi, Imana imaze kumutwoherereza, yakoze imirimo yo gukiranuka, agakiranuka muri byose, aririnda kandi arinda mu byo yanyuzemo byose. Ni ukuri ngo azazanira abanyamahanga gukiranuka. Ntazatongana nawe ntugatongane, ntazasakuza nawe ntuzasakuze, kandi ntazumvikanisha ijwi rye mu nzira. Nawe uzirinde gusakuriza mu nzira, intambara zo mu nzira. Oya, aho gukizwe ukiranuke kugira ngo umwuka wera abone uko agendera muri wowe. Urubingo rusadutse ntazaruvuna. Ntabwo ni ukuvuga ngo abanyantege nkeya Yesu ntabwo azabirengagiza, azabasindagiza. Niyo mpamvu yageze ku kidendezi cy'i Silowamu, yasanga hariho umuntu wari umaze imyaka 30 byari bikuru 32, imyaka 32. Ibaze niba yarahageze ari umwana, yajyaga kuri wese gute? Yaryaga gute katavaga ahari? Yahindurirwaga imyenda nande? Ese ninde wamusasiraga? Ese ninde wamwanuraga imvura iguye? 32 yose ariko kidendeza adafite umujugunya. Nawe reba igihe umaze udafite imikorere.
ntawo kugufasha. Yemwe dufite Mwuka Wera aturangira, aratumenyesha akavuga ngo erekeza mu mujyi cyangwa se werekeze ibunaka urahasanga akazi. Mwuka Wera arakubwira ngo genda ukore ntiwicare. Nicyo Mwuka Wera badushakaho. Mwuka Wera umumaro atumariye ni ukutumenyesha, no kudufasha, ni umufasha twahawe na Kristo. Ariko kujya mu ijuru avuze ngo simbasize mwenyine, ahubwo mbahaye Mwuka Wera kugira ngo azaze abafashe mutazaba nk'imfubyi. Haleluya. Ni ukuri ubu ngubu ntazatongana, ntazasakuza, kandi n'urubingo rusadutse ntazaruvuna. Abanyantege nke azabakomeza, ntazabirengagiza, kandi n'urumuri rucumba ntazaruzimya. Yewe ufite intege nke, ongera imbaraga. Ntabwo Kristo akeneye kuzima, ntabwo Kristo akeneye gucika intege. Yewe wowe waruguye, wowe waruvuye mu murimo, ongera ukomere mu murimo w'Imana, ntusubire inyuma, kuko icyo Kristo agushakaho ni ukwezwa no gukiranuka ukaba nkawe, kuko ntabwo azemera ko urubingo rusadutse ko rwavunika, cyangwa se n'urumuri rucumba ko yaruzimya, ahubwo azazana gukiranuka by'ukuri. Mwama duhe gukiranuka makuru, Imana iduhe gukiranuka. Tugerageza gukora ibyiza ariko ibi bikadutanga imbere, ariko noneho ngo byitugatugira ku mitima yacu twemereye kubitegeka. Imana yabwiye Kayini amaze kwica Abeli, iramubwira ngo ese nukora neza ntuzemerwa? Natwe nidukiranuka ntibazabibona. Imana niduhe gukiranuka turi mu rugo, iduhe gukiranuka mu mudugudu dutuyemo, Imana iduhe gukiranuka turi mu kazi, Imana iduhe gukiranuka turi mu murimo wayo mu torero, Imana iduhe gukiranuka mu buryo bwari bwo bwose. Ibidutandukanya na bituma tudakiranuka ibidukurireho. Birahari ni byinshi bituma tudakiranukira Imana. Imana itubabare, iduhe imbaraga zo gushobora gukiranuka. Imana iduhe imbaraga zo gushobora gukiranuka. Imana iduhe izo mbaraga. Uwo Kristo uzaduha gukiranuka by'ukuri, ngo ntazacogora, nawe ntucogore, ntazakuka umutima, nawe ntukuke umutima, kugeza aho azasohoreza gukiranuka, kugeza igihe nawe gukiranuka kuzaba kurangiye mu bwami bw'ijuru, ubwegereye, ububonye, ubuhawe. Nawe gendana n'Imana mu kuri mwisi, nibwo uzemerwa imbere y'Imana ngo azasohoreza gukiranuka mwisi, n'ibirwa bizategereza amategeko ye. Mwakira neza ijambo ry'Imana. Yesu icyadushakaho nuko twakiranuka, Yesu icyadushakaho nuko twakora ibyiza, Yesu icyadushakaho nuko twagendana nawe, Yesu icyadushakaho nuko twaba nkawe, tukagira imico myiza, tukagira imvugo nziza, tukagira imyitwarire myiza. Niba mu nzira zacu zose abantu batubona bakatwigiraho mu byo tuvuga n'ibyo dukora, ariko muri iki gihe cya none umwanzi tugabaho ibitero, ibyo twagakwiriye kwigirwaho, ibyo twagakwiriye ko abantu batubonaho ntibabe bakibitubonyeho. Niba wagiraga urukundo rwarashize, niba wabanaga n'abantu bose amahoro, ntabwo ukibikora. Satani yarakurashe, ariko uyu munsi wa none wegera Imana, kuko twemereye gutegeka ikibi n'igisa nacyo cyose. Niba ari kamere tuyitegeke, niba ari umujinya tuwutegeke, ni kugira ngo Mwuka Wera abone aho akorera. Mwuka Wera ntabwo akorera mu mubiri wuzuye kamere. Ibyo Umwuka yanga nibyo kamere ikunda, ibyo kamere ikunda nibyo Umwuka yanga. Niba Mwuka Wera yanga ubujura, kamere ikunda ubujura. Niba Mwuka Wera yanga kubeshya, kamere ikunda kubeshya. Rero niba kamere ikunda kubeshya, Mwuka Wera akanga ukubeshya, kumvire Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera akiranuka ariko gakiza dukeneye. Akira neza ijambo ry'Imana. Kadusenge mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, mwana ntama w'Imana, tugushime ko duhaye umwuka utwemerera nk'uko wabanye na Kristo, natwe akaba ari kugiye kubana natwe mu buryo bw'umwuka. Ngaho rero nsabiye buri wese uzumvira iri jambo, uwo wari urwaye indwara ikire, uwo wari ushonje asubizwemo imbaraga, uwo wari ufite icyifuzo cyanze gusubizwa gisubizwe, wongere utabarwe. Imana ikugirire neza kubw'amaraso ya Yesu Kristo, ni mu izina rya Yesu. Amen.